Ibyishimo bigira akamaro kanini mu buzima kuko bifasha kugabanya umunaniro uyu twita stress no guteza imbere ubuzima bwiza, bigatuma ubudahangarwa bw'umubiri bwiyongera. Nanone byongera imibanire myiza hagati y'abantu, bigatuma bakorana neza mu miryango ndetse no mu kazi. Ariko twakwibaza tuti, ni iki gitera gutuma twumva dufite ibyishimo? Ese kuki bivugwa ko abantu banini bahorana ibyishimo? Ni gute se twagerageza kubikurura mu buzima bwacu? Tugumane muri iki kiganiro aho tuza kumenya byinshi ku buryo bwo gukurura ibyishimo mu buzima bwacu dukoresheje imisemburo itera ibyishimo. Ariko mbere y'uko dutangira, turabashimira mwese abo dukomeje kubana kuri uyu muyoboro, cyane cyane tugashimira abakoze subscribe ku ngufu baduha zo gukomeza kubagezaho ibindi biganiro. Turasaba nawe utarakora subscribe ko nuza kunyurwa n'iki kiganiro utakwibagirwa gukora subscribe no gukanda ku ishusho y'inzogera kugira ngo n'ibindi biganiro bizajye bikugeraho mu ba mbere. Ntiwibagirwe kandi gukanda like, gukora comment no gukanda kuri share kugira ngo usangize abandi iki kiganiro. Murakaza neza bakunzi b'ikiganiro cyacu utuntu tw'ubwenge. Uyu munsi turaza kuganira ku ngingo ivuga ku misemburo ine y'ibyishimo n'ukuntu wayikangura. Jye mugiye kubana banyita twige. Turarebera hamwe iyo misemburo, uruhare ifite mu buzima bwacu n'uburyo twayikangura kugira ngo duhorane ibyishimo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Twifashishije igitabo The How of Happiness, aho dusanga ko hari imisemburo myinshi y'umubiri igira uruhare mu kumva ibyishimo, ariko muri iki kiganiro turaza kwibanda kuri ine y'ingenzi irimo uw'amarangamutima, uw'ibihembo, uw'urukundo ndetse n'urwanya umunaniro. Kumenya uburyo bwo gukangura iyi misemburo ni ingenzi kugira ngo bigire ingaruka nziza ku buzima bwacu. Umusemburo wa mbere witwa serotonine. Serotonine ni umusemburo w'amarangamutima ufitanye isano n'ibyishimo, ukaba ufasha mu guteza imbere imitekerereze myiza no kugabanya umunaniro. Uburyo bwo kuwukangura ni bwinshi, bumwe muri bwo ni nko kumva umuziki, kuko burya umuziki utanga umutuzo kandi ugatuma twiyumva neza. Ubundi buryo bwo kuwukangura ni ugufata umwanya wo gutekereza neza, bimwe twita meditation, kuko bituma tugira ituze mu mutwe, bigafasha kwiyongera kwa serotonine. Gukora ingendo ahantu hatuje nabyo ni ingenzi kuko umwuka mwiza n'ubuzima bw'ibimera bituma umubiri ubona serotonine. Kurya indyo nziza biri mu byongera uwo musemburo, aho bisaba kwibanda cyane ku binyampeke, inyama, amagi, imboga n'imbuto nka avoka n'izindi. Kota akazuba nabyo byongera uyu musemburo. Ikindi cyongera umusemburo ni ugukora ibikorwa byo gushimira abandi, kuko bituma wiyumva neza bikazamura amarangamutima. Umusemburo wa kabiri ni dopamine. Dopamine bakunze kwita umusemburo w'ibihembo, ukora nk'ikimenyetso cy'ibyishimo mu gihe turimo gukora ibintu dukunze. Uyu musemburo ukangurwa binyuze mu kwita ku buzima bwacu, aho gufata umwanya wo kwiyitaho bituma dopamine izamuka. Gusoza akazi wahawe cyangwa wiyemeje nabyo bizamura uyu musemburo. Kurya ibyo dukunda nabyo bituma umubiri ubona iyi dopamine, akaba ari imwe mu mpamvu zituma abantu banini bahorana ibyishimo. Kwishima no gusangira intsinzi binyuze mu gukora ibirori byoroheje cyangwa kwishimira intsinzi byongera cyane uyu musemburo. Ikindi cyongera dopamine ni ukuruhuka cyangwa kuryama bihagije. Aha bikaba bisobanura kuruhuka hagati y'amasaha 6 n'amasaha 7 ku munsi. Umusemburo wa gatatu ni ocytocine. Ocytocine nk'umusemburo w'urukundo izwiho gukangura ubusabane. Uyu musemburo ni ingenzi cyane mu mibanire n'abandi.
Mu buryo bwinshi bwo kuyikangura harimo nko gukorakoranaho, aho abahanga bavuga ko byongerera buri wese umusemburo w'urukundo. Ubundi buryo ni ugukora imibonano ku bashakanye, nabyo biri mu bizamura cyane hormone ya ocytocine. Kugirana ikiganiro gifite akamaro cyangwa ibiganiro byiza n'inshuti nabyo bigira ingaruka nziza mu kuzamura uyu musemburo. Ikindi kizamura uyu musemburo ni uguhobera umuntu wishimira, kuko bikora ku marangamutima n'urukundo. Kuvuga ku bandi neza dukunze kwita gutanga compliment cyangwa compliments nabyo bizamura uyu musemburo, kuko gutaka abandi bituma habaho isano ikomeye cyane. Umusemburo wa kane ni endorphine. Uyu musemburo ufasha mu kugabanya umunaniro, uyu dukunze kwita stress, ndetse ikanafasha kuruhuka. Guseka nibwo buryo bwa mbere bwo kuyikangura, kuko ni ikintu cyiza gifasha ubwonko kuruhuka biturutse kuri endorphine iba yazamutse. Ubundi buryo ni ugukora imyitozo ngororamubiri nk'imwe mu nzira nziza zo kuruhura umubiri. Kurya shokora nabyo ni byiza, kuko abahanga bavumbuye ko ikungahaye kuri endorphine, bityo ikagira akamaro mu kongera ibyishimo. Ikindi kintu kizamura uyu musemburo ni ugukora ibikorwa byiza. Ibikorwa by'ubugiraneza bituma tugira ibyishimo bituruka kuri uwo musemburo uba wazamutse mu mubiri. Ikindi cy'ingenzi kizamura uyu musemburo ni ukwitabira massage, kuko abahanga bavuga ko massage ituma umubiri wiyumva neza, bityo ukumva uruhutse. Mu gusoza rero, twavuga ko iyi misemburo uko ari ine y'ibyishimo igira uruhare runini mu buzima bwacu bwa buri munsi. Gukangura iyi misemburo birashoboka kandi byafasha mu kugira imibereho myiza. Mu rwego rwo kuzamura ibyishimo, ni ngombwa kwita ku buzima bwacu dukora ibikorwa bidutera ibyishimo, nko kwita ku mibanire yacu n'abandi. Mwakoze cyane kubana natwe. Niba iyi nkuru yabanyuze, ntimwibagirwe gukora subscribe ku batarayikora. Mwibuke kuduha comment, gukanda ku ishusho y'inzogera, like na share ku rwego rwo gusangiza abandi iyi nkuru. Ubundi turi kumwe mu kiganiro cy'ubutaha. Mugire ibihe byiza.